uyu munsi murabona ko nzanye n'ikariso ariko ushobora kuyimenya ariko ntumenye ikirimo mo imbere, ikirimo mu ikariso. Abagabo benshi bazi ngo abagore ni twebwe twikuriramo amakariso, ni twebwe ibintu byose asange wambaye, ari n'uguteka akubwira ati uzongera kurarana ikariso irangora ujye uyikuriramo biki n'ibiki. Ariko umugabo, hari n'abagabo batazi kuzikuramo akumva ngo arafata kwa kundi yumva yabishatse ahita afata ikariso ahita akuramo, naze mubwira ati none washagazi yasaze. Urabona ino kariso wenda dufate ko we mudamu ari wowe uyambaye, ari ukuntu umudamu ashobora kumara kuba umaze nk'umwaka, imyaka 2 cyangwa se imyaka 10 ariko utarabona umugabo wawe yagukuyemo ikariso. Abagabo rero uyu munsi nubwo navuze abadamu, abagabo uyu munsi ni mwebwe ngarutseho. Abagabo mumbabarire kano kantu muze kugakora. Ese wowe ukunda umugore wambaye ikariso isa gute? Mwiriwe neza, ndabasuhuje. Umeze neza, nizere ko mumeze kuko nanjye meze neza. Nje uyu munsi ndimo guseka, mfite akanyamuneza, mfite ibyishimo, ariko muraje mbaze ngo ni iki kigushimishije. Uyu munsi nshimishijwe ni ikintu cyiza, igikorwa cyiza ngiye kubabwira abagabo cyangwa se namwe bagore mu gitega amatwi kuko twese kiratureba, ariko cyane cyane kirareba abagabo. Igikorwa cy'uyu munsi rero namwe uko mubibona, uyu munsi murabona ko nzanye n'ikariso. Naze mubwira ati none washagazi yasaze. Urabona ino kariso wenda dufate ko we mudamu ari wowe uyambaye, ari ukuntu umudamu ashobora kumara kuba umaze nk'umwaka, imyaka 2 cyangwa se imyaka 10 ariko utarabona umugabo wawe yagukuyemo ikariso. Abagabo rero uyu munsi nubwo navuze abadamu, abagabo uyu munsi ni mwebwe ngarutseho. Abagabo mumbabarire kano kantu muze kugakora, mugakunze kandi mukagerageze. Buriya niba hari ikintu cyiza ni ukuba wakorera agasurprise umugore wawe. Abagabo benshi bazi ngo abagore ni twebwe twikuriramo amakariso, ni twebwe ibintu byose asange wambaye, ari n'uguteka akubwira ati uzongera kurarana ikariso irangora ujye uyikuriramo biki n'ibiki. Ariko umugabo, hari n'abagabo batazi kuzikuramo akumva ngo arafata kwa kundi yumva yabishatse ahita afata ikariso ahita akuramo, ahita gushikuzamo, bibe ngombwa yuko inacika kubera ko amakariso ni ikintu cyoroha, ni ikintu kidakomera. Hari uburyo bumwe rero we mugabo ushobora kugenda ukuramo umugore wawe ikariso kandi buhoro buhoro umugore wawe ntabimenye, sibyo? Hari uburyo bumwe, urabona ukuntu umuntu yambara ikariso nk'uku yambaye, wenda nyambaye ariko no kugira ngo mbibigishe inshuti zanjye z'abagabo, ndabinginze koko, sibyo? Uyu munsi wihangane ugakore. Hari uburyo bumwe uteguramo umugore wawe, ariko nanone kuko umugore atiteguye ko uwo munsi uri bumurongore akaba yambaye nk'ikariso, igikariso nyine kimufashe kinini. Uburyo bwa mbere, hari ukuntu uri kumukoraho ugenda umusoma, ushobora kugenda uzinga ikariso gahoro. Uyizinga niho hari abadamu bifitiye ku mataye manini, handi ku ruhande ushobora gushikuramo kwa kundi ukuramo wihuse ikariso igahita iturika. Hari uburyo rero ugenda uzingamo ikariso nk'uku nguku, ukagenda uyizinga gahoro, uko ugenda umukoraho uyizinga gahoro, uyimanura ugenda ukora akamuvoma gato, uzinga urundi ruhande ho gatoya, ugenda umanura gahoro uko umugore ugenda umusoma, umukoraho, yigaragura, bivuga umuvugisha sheri, we ugenda umuvugisha sheri umeze ute, ndagukunda, nari ngukumbuye. Agakariso ugenda ukazinga buhoro buhoro, umugore akikanga hahandi afatwa, yabishatse, yarimo yumva abishatse, akikanga ikariso wayikuyemo. Urumva? Kubera ko wagiye uzinga gato gato, uzinga gato gato, ugenda ukazinga, niba ikariso igeze aha ngaha, urabona ko iba yageze aho kuvamo, iba yageze hahandi hasi y'amatako, iba yageze hahandi hepfo, ku buryo ugenda ugira gutyo uyizinga hahandi n'umugore agera.
hahandi umugore agera nyine yanagira ukuguru gutya igahita kwikuramo bitakugoye bitanaruhanyije, kwa kundi ugenda usoma nk'umugore umukoraho, umukora ku mabere, umubwira utugambo, umuvugisha, niko bigenda bituma ugenda urushaho kugenda uyimanura gahoro gahoro. Ya kariso ikagera ubwo iri buze kwivanamo, ni nkaho yivanaho, kuko buriya niba ikariso yarenze ku matako ikaba yamanutse ikagera hasi, ikagera ubwo igeraho hasigaraho akantu gatoya nka gutya kageze hano, ikariso iba yarangije kuvamo. Buriya biba bibabaje kubona hari umugore cyangwa se hari umugabo umaze imyaka n'imyaniko atazi ikariso umugore we yambara, atazi ngo umugore ngo njyewe nkundiye kariso sheri nze nsange wambaye ikariso iyi n'iyi, umweru, umutuku, umuhondo, mbese uwo mubwira ikariso numva ushaka ko yambara, sibyo? Ku buryo ushobora no kuhagera. Uyu munsi nyine nabaganirije ku kintu kijyanye n'amakariso, kubera ko hari abagabo benshi, hari n'abagore benshi, abagabo benshi batinya gukuramo abagore babo amakariso, hari n'abagabo benshi cyane batazi gukuramo abagore babo amakariso. Ariko buriya niba hari akantu ka mbere kabaho, agasiripurize ka mbere kabaho, nuko umugore wamukuriramo ikariso, kuko nagiye mbikwereka, mvoma nzikwereka bya bintu byo kuza uhita uhuburamo, uhita ukuramo. Hari abagore bifite amataye manini, ugiye wahuburamo igahita itabuka igahita icika. Ariko ko nagiye mbikwereka nkwereka uko bagenda ukazinga gahoro, umuvugisha, umukarisa, umukora ku mabere, umubwira utugambo. Burya aho nabikweretse ko iyi kariso wayizinze ikarinda igera hano, burya ikariso yarangije kuvamo, byanga byakunda icyo gihe. Niyo ashobora no gusaba yanze, urabona ukuntu umuntu akubita ukuguru, akubita gutya ukuguru kumwe kukaba kwikuyemo pe, nta no kwirirwa wivuna ugira gutoya, kuko hari aho byageze nyine ikariso igeze itakigoranye. Ushobora no gukomeza kumukoraho nawe ubwe yakubita ukuguru cyangwa se agushyira hejuru bitewe n'ibyishimo afite ubwayo, ikikuramo itakuruhije itanakugoye, sibyo? N'umugore itamugoye, urabona umugore uri kumukarisa, urimo uko mukoraho kugira ngo azajya kwihinda, akuremo azamura ukuguru akuremo, nabyo biba ari iyindi muvuma itandukanye kandi igoye. Nkuko nabiberetse rero, none bagabo b'inshuti zanjye ngiye kubasaba kano kantu uze kukankorera. Buriya ubikore nka surprise, nibura uri bumpaye rimwe, ubikore rimwe, kandi nzi neza ko umugore wawe biri bumushimishe. Uzi kubona umugore yararyamye, utangiye umubwira sheri biki kaga kanzu, hari ukuntu umugore muba munaryamye, buriya hari n'ukuntu uba uryamye wenda utaranategura kuryama, n'isuti akanga yakuvuyemo utazi n'uburyo yavuyemo, mugabo akakuvugisha gukora kumva uko ari gukora inyuma, ari gufungura isuti, ukikanga wakuyemo nawe nta nubwo umenya ubigerego byabereye. N'ikariso niko imeze, n'isuti uko wikanga kano kantu kavuyemo, ubundi yarangije gufungura inyuma, utanahifunguriye yarangije gufungura inyuma, byanga byakunda isuti yikuramo utayikuyemo. N'ikariso rero niko bimera, iyo ikariso amajije kuyigeza hagati hasigaye ka kantu kamwe gatoya, n'ikariso nayo ubwayo yikuramo utayivanyemo. Mbese muri mwebwe babiri nta nubwo muzi uburyo byagenze, ubwo nijoro musanga kimwe kiri hariya, kiri ati se cyaragiye guteze twabipese, bamuganye bikabacanga, kandi byagenze neza, atari ibintu birebire, atari ibintu bikomeye, atari ibintu bikabije, atari ibintu bikakaye. Buriya ari n'igihe umugore umubwira gukora amasenye, gukora muri uko kariso, ngo sinzongera kuba nambaye iki gikariso, ahubwo agahamagara umugore ukamubwira uri gukora iki? Mvuye muri dushe. Umaze gukora dushe? Yego. Wambaye ikariso isite? Hari umugabo ujye wibaza umugore we. Ndabizi murahari abagabo bahari bajye babaza abagore babo ikariso bambaye, cyangwa se akamubwira uti niba uvuye dushe nsange wambaye agakariso gasa gute. Ese wowe ukunda umugore wambaye ikariso isa gute?
Size kumbwira umugore ukunda ikariso aba yambaye ko nanjye biba binshimishije kandi nanjye mba mbishaka kubimenya kuko erega iyo mbigisha bino bintu ntago ari uko aba ari ibintu bya si uko n'umwanya wanjye ahubwo mba ngira ngo muri make mu bumenyi mfite niyo bwaba buke cyangwa se ari bwinshi tubusangire bikeya nzi namwe mubyumve kuko buriya ngo ntawumenya ubwenge 100%. Ushobora kuba ubifite yego ariko hari ikintu ubura, hari inama ubura. Uzi ko ngo burya bajya bavuga ngo nigi ry'ahantu inyoni. Ibaze kuba wowe warabyaye umwana akaba yakugira inama. Ku bintu by'imyubakire rero, ku bintu bijyanye no kubaka, nta muntu mukuru bibamo nta n'umwana ubibamo kuko hari igihe n'umwana aba bikurusha. Niyo mpamvu rero kuba mba nicaye imbere yanyu ndimo mbabwira ibintu bijyanye n'ikariso kandi mbizi ko ikariso mwese muyizi muri abantu bakuru mutari abana, ariko ushobora kuyimenya ariko ntumenye ikirimo mo imbere, ikirimo mu ikariso. Aje ubwati ikirimo mu ikariso ni igiki? Kiri mu ikariso twese tuba tukizi, ahubwo ikirushya bajya bavuga ngo kuyimanura biba ari byiza, ariko kugira uyizayizamure uyambike umuntu biba ari ingorane ndakurahiye, sibyo? Ariko buriya uzi kuyimwambura ukamenya ko ngo ikariso ngewe nzayikwambura ndi buyigukuremo, wamenya icyo gihe no kuyimwambika. Ni ibintu byumvikana. Kuko niba uhamagara umugore ukamubwira ati sheri nsange wambaye agakariso gasa gutya na gutya, kuko hari ibara ukunda cyangwa hari ikintu ukunda byanga byakunda, hari umunsi uzicara uvuga ati sheri wanjye kagakariso nkunda karashaje, ndumva nshaka kumukorera agasurprise ko kumushyira kandi gakariso, sibyo? Kubera ko nyine uzi kuyimanura uzi no kuyigura. Nibyo nashatse kuvuga, arago kuyizamura ari kugira ngo uyimwambiko ya, kubera ko uzi kuyimanura uzi uburyo bayikuramo, ubuzi n'agaciro k'ukigura no kuyigura, sibyo? Nshuti zanjye rero z'abagabo, nizere ko kambabwiye ari keza kandi ni keza pe, kuko ngiwe kanshimishije. Uyu munsi njya kukabazanira ninjye wari wabanje nasetse natembagaye numva ibyishimo byanyishe. Murakoze cyane rero, ndabakunda, bye bye.